ubundi Pastor Mutesi ni umwe mu bamama batakagombye no gusunutswa ijambo ryitwa mfite fiance kuri izi mbuga nkoranyambaga. Kanongera nkubwira nitwa Pastor Mutesi. Oya ndakuzi. Ndi umunyarwandakazi wenda iby'ubushumba tubireke. Uri kubuzwa amahwemo n'ibiganiro uri kumukoraho. Nta mupasiteri kazi wakagombye kujya kuri social media gusabira umugabo. Kimwe mu byo uri gukora uvuga ngo uramagaritse nabyo ukabishyura kuko ntabwo nsengera mu itorero ryawe, nta n'icyaha nagukoreye, nta nubwo wigeze nyumva mvuga ko naje gusaba umugabo ku isimbi nk'uko nawe ubwawe uri kubyivugira mu kiganiro. Ntabwo nsabira umugabo kuri YouTube, umugabo hari naba namuhawe n'Imana, ntabwo namusabiye ku isimbi. Nyakubahwa Imana nkabona uramumpaye nukujya nkubita amasari gutya nkajya nkubitira Imana amasari ntibasabye umugabo, ntago basabye umugabo. Ese numvisha ibyo yambwiye ngo ngiye ngo muraje adasinziri, ahubwo ndagutenze ndongeye ndagutenze kankutege karindwi. Ndetse gato uyu mugore already asabye umugabo, ariko uyu mugabo yarahara ahubwo ni imitwe ye yasabe, we nasabe bafite imitwe. Ni umuntu uhari ahubwo baba baganiriye bakago ngiye kuvuga envelope wampaye, ayo wampaye murayazi. Nimba ugeze ku rugero ugabanamwo Bishop Gerard Jean, emera ko ugiye gukora ubukwe ukennye uzusasa inzobe ngo Pastor Mutesi ayakuyemo we na Bishop Gerard yari make, none hahite haza irindi zina hahise haza irindi zina. Oya ayo bakuye muri pranka yabo, erega pranka ibifite ikintu igamije. Iki save the date rero niyo mpamvu nyita igihuhanya. Hari benshi batavuga ko haceho iminsi ngaho iyo save the date kaza ni umunsi umwe cyangwa ibiri. None se ubwo uwo mugabo avuye Feredi n'abamutoraguye mu cye kimoteri ni cye kimoteri bamukuyemo, ni iki gasanze, ni icyanduba, ni icyahe? Ni gute wewe mutumva ko ibintu by'Imana barabifashe babihindura karima kawo barabitobanga? Niyo mpamvu Imana ije gutobanga ibyabo. Sinkwibasira sindyi wawe, nta nubwo ntahi iwawe ngewe. Hoya mujye mubwiza abantu kuri bakire. Niweho wihubukishijwe uraza witereka ku isimbi uvuga ibitakwiye, bajya kwikanashura. Yewe Mana nimba n'umuganda akubita amasaka umaze imyaka ingahe? Inzozi Zacu TV, ibiganiro n'amakuru agezweho. Ikaze kuri mwese mudukunda kandi mudukurikira, turabashimiye cyane n'ukuri muraba agaciro. None ku munsi wa kabiri w'itariki 23 z'ukwezi kwa mbere nibwo tujya gukora iki kiganiro. Pastor Justin, yego, ikaze, tubaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Ndashima Imana. Wambaye neza by the way. Hano yongeye wambaye neza nk'ugiye kuvuga. Abantu se ubundi nubona naje mu ikote na karuvati, yego, icyambere mba ngiye kuvuga ku mushumba. Kandi iyo ugiye kuvuga ku mushumba uba ugomba kumwubaha. Burya ntabwo umushumba ari kuvuga wambaye ubuntu bw'ubura costa aho ngaho ugenda bugwirirana. Hoya ugomba kuvuga ku mushumba wambaye nawe costume. Kubera iki ugomba kwambara costume? Amagambo ugiye kuvuga n'ukaba ufite imbaraga. Abafite imbaraga mba ngira ngo urabona ari ibiganiro njya nkora abantu bakabifata nka comedy. Ati ni inzara. Kandi muri iyi minsi ngende mu bihe byiza byo gusenga, ndi mu mavuta. Ndetse n'umuntu uri buze kuntunga urutoki aze kubyitondera cyane kuko ashobora gukora mu mboni y'ijisho ry'Imana. Agahorera ikibazo. N'umuntu wandika comment aze kubyirinda cyane kuko ashobora kuyandika agasubizwa n'Uwiteka. Niyo mpamvu rero umuntu wese udukurikiye hano akwiye kwirinda cyane, akumva ibyo mvuga aho nakosa yemereye kwandika no kunyandikira kuri WhatsApp kuri nimero yanjye. Yibabwira ariko 0782220137. Ninjye uri bugusubize numpamagara, ninjye uri bukwitabe mu kinyabupfura. Telefone kwitanze uburibo ntiyaza kwihamagara. Nge ribu ntago nyitinya. Bamwe mu bantu ntatinya ni ribu, ahubwo ribu ndayubaha kuko n'abantu babanza kukugira inama mbere y'ibindi bintu byari byo byose, bakareba icyo ukeneye. Ba Emerine ntibabajyanye mu kigo
za Huye mu kigo cya rehab urumva RIB ni umubyeyi nuvuga ngo RIB rega ntago intuza ya nyuma ntago ari yo kugufunga ahubwo ni ukukugira inama rero ndasaba abantu bose baza gutunga urutoki harya ninde watunze urutoki ukuboko kukajogenya muri Bibiliya nindera ari Herode ni Herode abantu bataza kumera nka Herode muze kwitonda bagatunga Kristo urutoki oya igihe kirageze ko tubwiza abantu kuri amata tukayita amata amamesa tukayita amamesa ubuto tukabyita ubuto mbese buri kintu n'amavuta y'ingurube ariko ngasigaye abaho na bene ayo mavuta tukayavuga kuko ndambiwe hari ibintu ndambiwe hano kuri social media ngewe hari ibintu ndambiwe by'abantu bigize abapasiteri n'abapasiterine ubundi byagapfa bigapfusha naho abapasiteri abapasiterine n'abapasiteri ngo baba ababenzo ababesto niho byakapfiriye byose ngo abantu ni ababesto ari abapasiteri kubera iki bataba besto ibyo bintu bya erega bibesto nabyo namenye ngo bisigaye bisambana bivuga ngo ubundi besto ibyo biza mu bapasiteri gute ko ariho ibintu bijya gupfa bigapfira besto y'umugabo n'umugore bose badafite abagabo umwe ntafite umugabo undi ntafite umugore baba besto bate ibyo bintu abantu batangiye biha bagatangira bizanishwa ku imihanda bakiba abantu bakabiba intwererano ngo bari mu bukwe bagahana bombo bakanazigabana bakagabanira intwererano imbere ya kamera oya se kandi Pastor Mutesi na Bishop Gerard bagabaniye intwererano imbere ya kamera umwe atwara sengana abantu babatwereye ubukwe bwabo nuko icyo kiganiro kiri kurigira neza nuvuga ngo za prank bakinnye hari aba diaspora babifashe nkaho ari ukuri ko bafite umwe agira gutya Mutesi aravuga uti ni rwari rwo urumva ukuntu bimeze ntabwo rwari ruhari nta rukundo ruhari utari ku muntu wadutwerereye bahita bayacira imirwa imbere ya kamera umwe atwara senkani n'undi senkani ubwo amafaranga ataravuzwe mugira ngo ntabivuga abohereje batavuze mwebwe muraza mugashushanya abantu mwiyambarishijwe udutima amatamunere udutima uturirimbo gusomanaho utubombo uduti turi aho ngaho indabo kandi abantu muri kubwira barimo barabareba naza navuga ngo ntimuzabana bakenda kumitana ubundi njyewe mwitonde muri ibi bihe ngende no gusenga buriya munyitonde ahubwo umuntu wese ufite n'icyifuzo ampamagare musengere ndi mu bihe byiza byo gusenga ndi mu bihe byiza byo gukubita abadayimoni nkabirukankana nkabimura nkabakura abanaci bari barabazengereje ndi kubafata nkabimura nkabakura muri iyo misozi nkabakura mu myerezi n'imirebanoni nkayibakuramo bakagenda bakareba ahandi bajya kugwagasira ku ruhande rumwe wenda hari ikintu wari uvuzeho cya prank yabayeho Pastor Mutesi yakoranye na Bishop Gerard ku ruhande rumwe wenda uyu munsi avuga ko bidekaraye ko nta rukundo ruhari ariko biriya bintu se koko hari ingaruka byagize ku bantu babakurikira biriya bintu nta nubwo byagize ingaruka ku bantu babakurikira gusa byagize n'ingaruka ku gihugu guteze ukuyeho no ku bantu babakurikira byagize n'ingaruka erega Pastor Mutesi nta mugabo yari afite Bishop Gerard yavuze ko ari umudivorce nta mugore agira nimba namugira ubwo ni ibanga ryiwe yaje we aravuga ngo ntago nemerewe kuvuga umugore wanjye wenda kuri social media bagomba kumenya ko nta mugore ngize ute ngira ariko abaye amufite nabwo byaba ari ikibazo kuko hari abantu bagiye bashora batereta bakura urukundo kwa Bishop Gerard bakamuha amafaranga urumva bakamuha n'amafaranga cyangwa se bakamufashisha n'ibindi cyase bakavuga uti reka dufashe uyu muntu hari n'umuntu ugufasha avuga ko hari n'ikindi gihanuzi hano ngiye kubazanira Bibiliya yita ikibuno cyabeshya umudiaspora agera hajya miliyoni 4 kimubeshya urukundo cyangije kiragenda kiramubeshya ngo cyafashijemo abakecuru ngo biki n'ibiki kandi umuntu yari yakunze man ndaje zibera ni igisiribateri se cyagifite umugore ngo ni igisiribateri ariko biba binabeshya bimwe biba bifite abo birongora hiryo mutuza aho ngaho njyewe ndababwiye ngo ndi gusenga kandi Imana yanzanye iki ni igihe cyo kumena ukuri ni igihe cyo kubwiza abantu ukuri kuko narabibonye n'undi ntacyo tukiramira ntacyo tukiramira rwose rero ugasanga bo baraje bagaragaje
ariko reka nkubaze waririmba iriya ndirimbo ya Knowless umuntu akabona kuri gukina waza ukareba n'akana ko mu jisho bakakunywesha ku nkongoro abantu bakabona kuri murakina ugakora ikiganiro ugakora icya kabiri Pastor Mutesi no nagatanga uburenganzira ko ariwo uzajya usigara kuri cano naho ni ibintu mwakoze bagiye kujya baprodinga bakajya bagira ngo umuntu arahari nuvuga ngo ibyo bintu byose iyo nje hano nkabivuga abantu ntago mubasha kubyumva mwebwe nimubasha kubyumva ahantu Imana igiye kubahondera ikabasyonyorera nubwo bufana bwanyu nk'ubu hari abarangije kwitereka bitereka n'ibya Gerard ntibyaba erega buriya Gerard dushatse nta nubwo dushatse ni umugabo wa Mutesi oya se kandi oya kuko erega barabivuze ngo barakundana barabivuga ngo nta kibazo ngo ubundi se ngo nkukunze bitwaye iki ndavuga uti ntibakundana baza babihamiriza uyu munsi wa none nabonye ari ikinyamakuru cyasohoye ikiganiro muri Gerard harimo umutuku nimba Gerard yatakambye uti nkuramo umutuku rwose ugaragaza ahantu hakomeye bashyiramo ubururu nabwo bumwe bubi nabwo bashyiramo bwa bururu bubi bwa move buriya rero umunyarwanda burya abanyarwanda turi abahanga ndanabakunda cyane yego baca umugani baravuga ngo ukina urya ugahaga buriya amaze kubona ko hari abantu bazajya bakina ibintu babikina bibatera umwaku w'ibihe byose bibatera umwaku w'ibihe byose bibamagira igihe kinini bibatesha agaciro igihe kirekire cyane kubera iyihe mpamvu hari ibintu bundi banyarwanda njyewe iki kiganiro nkikoze ndi seriye ntabwo nshaka ko biza kuzamo ibintu bimeze nka komedi ndagira ngo umuntu wese ukireba aze kugira ikintu akuramo ndetse aze kugira ahantu kimukura ndetse abantu barebe kure rwose abantu mugabanya imikino abantu musenga iyi mikino ntabwo banuza ba Bruce Melody bayikina ntabwo bayikina ntabwo ba Bushari bayikina ariko birababaje aho abantu basenga baza mani ngo ni ababesto ubu besto bwanyu twarabumenye muraje mweretse abantu ko mukundana muranabifirinze murasangiye hadaciye n'amezi abiri babakubise intwerera izo tutabonye nimba hari intwerano muze mukadekarara imbere y'abantu hari n'izo tutamenye nyinshi cyane hari izo tutamenye mwebwe abana batwerereye Justin hashize iminsi mikeya witwa Pastor Mutesi akoze ikiganiro kuri channel imwe avuga uti Imana imfashije nkabona umugabo yego Imana namutera amasarati nyine y'umugabo kwibana ndabirambiwe Mutesi rero aho yampaye warning nyuma ariko ndaje nze uburifashe hari akantu ndi kureba uramufashe turamutenze ati biki birerega ntibiba bikuriye umushumba ati umugabo uze gusa reka nkubwire reka ndamu ari ibintu nzajya mvuga si nk'aba batipe babatiza ba Jackie bakabatiza ngo na ba DJ Brian ukwezi kumwe se umuntu abayiza umubatizo gute erega hari ibintu tuzajya dukora nyine none ahangaha ariko tutareba imbere bize kuba Jackie igihugu cyamufata kikamuganiriza ribu nk'uko babitangaje bagashaka n'umuntu umuganiriza ibyo ni byiza cyane ariko si bumuhesha uburenganzira bwo kujya mu mazi menshi sibyo ni umuntu ugikeneye noneho no kugumya akaganirizwa uri kubyumva neza ejo rero biramutse bimutabukanye iby'umubatizo yabihindura iki isuku ibyo rero nkatwe twasenze tubibonamo nk'ibintu bitaragakiza tubonamo ahubwo nk'umupasiteri uba uri gushaka ahubwo abafite n'abakomisiyoneri ashinzwe kujya kureba abasitari kugira ngo yigarurire abantu kuko reka ngowe nk'urugero ndimbataje kuba umukristo wawe hari benshi bahita baza mu rusengero rwawe kuko ni umupapa wakoze ibintu byiza ibintu byajemo aba brand ambassador ibintu bwo kwamamaza insengero ni ukuvuga ngo rero we hariya najya kubatizwa kuriya nzavuga ko hari icyo bamuhaye uyu munsi The Ben kugira ngo babyumve umunsi The Ben agaragara ku mafoto afite icyuma hari benshi bagura icyo cyuma kubera bakibona na The Ben aha
ni ukuvuga ngo reba ejo bundi The Ben akora igitaramo yaravuze ngo ari igihe umwaka igihe nk'iki nzagaruka nakoze noneho konseri yo kuramya Imana no kugira ute umva igihe yashizemo umva ukuntu kingana nibi nabagomba kugenda agatekerezaho nuvuga ngo rero aba bantu rero ibi bintu bihaye nabo byo kuza ngiye nababwiye ngo nimubona nambaye isuti urumva mukabona nambaye isuti urimo abantu bajye bitega ikintu gikomeye urumva uburatse gatoya hano handitse ngo iki kuri aka kantu handitse ngo nyeneye umugabo pe ndambiwe kuba njyenyine si TikTok ni TikTok niho nabyikurero Mutesi najya nje kumpa woninga yeho TikTok umva kuvuga ngo kubaho wenyine biraryoshye kuruta kubana no biraryoshye we biramuryoheye ngewe Mutesi birambihiye pe ni ibintu bimbihiye ngewe ntabwo bindyoheye rero ngize amahirwe Uwiteka akampa uwo muntu uwo mutware nyakubahwa Imana nkabona uramumpaye reka tujye ku mavi ni ukujya nkubita amasari gutya nkajya nkubitira Imana amasari byihorera niba mbyumvise neza usa naho uri umuntu ushobora kongera gushaka undi mugabo Nyagasani duha umugabo dore Pastor Mutesi aragutakambiye ese Pastor nyuma yuko rusaga turi kumusaba arahari ahubwo nuko ibyawe ari ibyo wamize burya n'ibiri mu kanwa ngome yabikuramo buretse mbanze ngome yabikuramo mwabyumvise dejura mufite gusa nyine ariko nanone ibyawe ni ibyo wamize biri mu kanwa ngome yabivana maracyari mu kanwa ntabwo ndamumira ubundi ni Imana ibyo ntibabyumvisha barabyumvise ese kuki Sabari we yumva ko yazajya avuga mu kanwa ke Rusagara Pastor Justin navuga Rusagara bikaba inamba ni ukubera iki ese wenda tutaragera aho uretse gato uyu mugore already asabye umugabo ariko uyu mugabo yarahara ahubwo ni imitwe ye yasabe we nasabe bafite imitwe ni umuntu uhari ahubwo baba baganiriye bakavuga uti turabigenza gute kugira ngo ibi bibeho abakunzi b'isimbi bantwerere ariko nanone nkibutsa abantu ko baravuga ngo nta butahwa butagezwe intorezo nibo baba bayifitiye mu kanwa no mu ntoki iyo biba mu ibanga yego nimba koko abantu ari abakire nk'uko duhora tubibona etaje bikaba mu ibanga nimba abantu ibintu batarabifashe ngo babihindure ubucuruzi yego gabagabo ayo nuvuga ngo Pastor Mutesi ayakuyemo we na Bishop Gerard yari make none hahise haza irindi zina hahise haza irindi zina oya Pastor Justin ngo oya ayo bakuye muri planka yabo erega planka ibifite ikintu igamije Mutesi si umuntu ugikeneye kwamamara Bishop Gerard wenda nta zina aragira rifite bagari ariko arazwi sibyo arazwi rero nimba barakinnye biriya imbabazi zigahita zivamo ububesto twese ko tutaba besto nta mbabazi twasabye ni ukuvuga ngo abantu bajye bareba kure bahumuke yego ibintu by'Imana barabifashe babihindura akarima kabo barabitobanga niyo mpamvu Imana ije gutobanga ibyabo oya niyo mpamvu Uwiteka Imana aje gutobanga ibyabo niyo mpamvu ubona njyewe mubona nashizemo ikote kandi buri bimwe mu bintu najya nkina nabyo sinjya nkina n'ibintu biri mu Imana gusa ndabivuga mukamfata nk'ikimara ariko mba nahanuye mba navuze mba nahanuye njye ntabwo uzaza uri umubyeyi uri umupasiteri umubyeyi ufite akazi umubyeyi ufite aho ataha heza umubyeyi yabishatse utabura imodoka ngo nurangiza uzano kuri social media uvuge ngo bimwe mu bintu ufitiye agahinda ngo kurara wenyine cyane birakubabaje hari uwanditse komenti ngo ntere ngo amadu umugore wanjye none se ni njyewe nimba naragize amahirwe
nkagira amahirwe yo gushaka nyine bikemera Pastor Mutesi mu mahirwe ntayagire hari ubukwe bwanjye mwigeze mubona kuri social media ntabwo twabonye nuva ngo rero ntago kuba Pastor Mutesi amahirwe yakwanga akanga rimwe kabiri gatatu si igisobanuro ko ibintu bye bijya kuba abizane kuri social media ahubwo yakagombye kuvuga ngo nimba ibi bintu biri kuri social media ese ibya mbere byanze gute ibya kabiri byanze gute ibya gatatu byanze gute ese bimeze gute ese bihagaze gute ese ni iki bihagaze bite bimeze gute kabuti bipfira he njyewe mba mbona aba bantu nk'ubu reka nguhe urugero yego ubona ko umumama witwa Mama Sharirene ari hejuru y'ibitekerezo bya Pastor Mutesi gute urugero rwa mbere Mama Sharirene nk'ubu afite ubukwe ariko nta muntu ubizi nta naho arabica amarenga kubyumva neza ari kurambagizwa ejo byanacamo bikaryoha ariko nta muntu ubizi niyo tubivuze abantu ntibabyemera baravuga uti ni bimwe byajize ariko ejo tuzabona ibintu hariya bimeze neza cyane urumva umumama w'umuhanga uvuga ngo yarangije kwisobanukirwa azi ndinde magazehe ni bande bankunda social media narabimenye mwese narabimenye usiretse abantu bake Imana iba yaragiye twihera igenda itwihera nyine nk'umuntu akavuga ngo nk'umuntu akagenda akaza akavuga uti wowe Pastor Justin ndakwikundira gutya na gutya nta kibazo gihari ni ukuvuga ngo aho ngaho ikiba gihari ni iki hano kuri social media ntabwo ari ahantu bakereye urukundo nta bantu badukunda nta bantu bahari urumva hari abantu b'abafana bahuzuye hari abantu bahuzuye b'abafana hari abantu bahari hano nta muntu udufitiye impuhwe niyo mpamvu umuntu azaza akavuga ngo ndashonje abantu bahita bamurebera muri angire iri aho ya feke gusa ariko se ninde utasonze niyo mpamvu naje gusanga kuri social media cyangwa se kuri izi mbuga nkoranyambaga ngurukanyabumenyi nta kindi gihari ni ukuvuga icya mbere Pastor Mutesi ahura inyumva ngo nimurangiza mujye kurakara muzanemo ibintu byo kuvuga ngo turabibasira nje nta muntu nibasiye hano sinkwibasira sindyi iwawe nta nubwo ntaho iwawe njyewe hoya mujye mubwiza abantu kuri bakire niweho wihubukishijwe uraza witereka ku isimbi uvuga ibitakwiye bidakwiye se kandi ariko se ku isimbi iyo aza akicara akavuga ngo sabe ku kibazo yari amubajije akavuga ngo mfite fiyanse kandi ibintu nibigenda neza muzabimenya ibyo ntibihagije urajya kwikanashura yewe mana nimba n'umuganda akubita amasari umaze imyaka ingahe ni imyaka ingahe umaze ese ko warakaye cyane ari ibintu umushumba adakwiye kuvuga njye ndi mu ifuhe ry'Imana siri pupure ndi mu ifuhe ry'Imana buriya reka nkubwire Imana rigira ababaye hari ibintu abantu murimo museka mukanakinamo ariko Imana ifite agahinda ubundi Pastor Mutesi ni umwe mu bamama batakagombye no gusunutswa ijambo ryitwa mfite fiyanse kuri izi mbuga nkoranyambaga kubera impamvu iyo ibintu bye bije hano ku mbuga nkoranyambaga birapfa nese umuntu buriya reka nkubwire ubundi umuhanga mu kurwana n'icyaha ni ukubanza akamenya ahagwa niyo ngo njye Justin ndabizi neza ko mu bwirinzi nakenera ntabwo nakenera ubwirinzi bwo kwirinda ibinyobwa bihiye ariko mbizi ko nanjye ku gitsina gore mba ngomba kureba nkabebera nkaguruka nimpatinda nshobora guhata ibaba nuko kurura bababwiza ukuri njye nimpatinda hari ibintu njye bitangusha ngo ni iby'umuntu ngo nishe umuntu ngo nanyweye inzoga ibyo ntibyangwisha pe n'umuntu washaka kubingusha mu mutego yashya
ntago byakunda yego ariko umugore igitsina gore mbizi neza ko cyangusha nuva rero kuko narangije kumenya ko igitsina gore cyangusha mu gihe mbona icyo gitsina gore sayizi yiwe yankurura ndaguruka ikiza ni ukuguruka nkakuramo kare ubwo mpagumye byaba bibi kwa pokopoko nyine byabibazo ni kwa kopokopo Pastor Mutesi ntabwo yigeze yiga hagwa nuva mu bushongore n'ubukaka afite mu bwenge ariko iri hejuru mu busirimu mu gusa neza mu kuba ari umumama mwiza afite umutima mwiza ntabwo ariga ngo amenye ngo ngwahe ategura ibintu kuri social media akibwira ko igihe cyose bishobora kuza kumuviramo intsinzi ariko ntabwo abona ko ibintu byinshi kuri social media wakereye kuko niwe ubyizanira bimuviramo ibihombo nuko kurara adasinziriye nuba ngo yakagombye kumenya ngo ubundi kuri social media ngwahe bigenda gute bihagaze bite ese ni iki gishobora gutuma abantu bamfataho ijambo nawe akakirinda ese mfite izina ringana gute baratipe bari gusakuza we mureke kudusakuriza uri kubyumva ni ukuvuga ngo yakagombye kumenya ngo njyewe nkanjye Mutesi ngwa hehe ariko nucunga neza nk'ubu reka nguhe urugero njyewe nigeze mvugana na Sandrine ndangije Pastor Mutesi nk'umuntu nari imbereye mu ruhande rwe fata amajwi ubizi ko bigize icyaha ndangije nyohereza Pastor Mutesi ndamubaze se ko biri kuvugwa ko ufite umwana urumva nk'umuntu nari ndi mu ruhande rwe cyane urimo ahita afata ya majwi nk'uko nayamuhaye yose ahita yataransfera kwa kamara mbese urumva atari ugira uruhare mu kugira ngo ibintu bye bijye hanze ubwo ntabwo byumva nabyumva ni ukuvuga ngo ubu tuvugane ejo bundi nakoze inkuru ndavuga uti ntago aya magambo wari ukwiye kuyavuga ndagutenze ndaguhagarika icyo gutega Pastor Mutesi wamutengeye rimwe niba uri n'umutenga wongera umutenge ku mugaragaro jewe Pastor Mutesi mwubaha nk'umupasiteri kandi burya umupasiteri wese uba ugomba kumuha agaciro ukanamwubaha ariko intambara niwe uzikereye kandi ntago jihad ari uzaza acyahe Mutesi ngomba kuza nkamucyaha njyewe nk'umupasiteri mugenzi we yaba yemera amavuta yanjye yaba atayemera agomba kumva ko akanyafu akamucisha ko nta handi hantu nzamubonera ntiwamuhamagara se ngakwitabe kumuhamagara nagerageje kumuhamagara ntiyanyitaba ariko njyewe Pastor Mutesi jondi warampamagaye ndakwitaba kandi burya nubwo Pastor Mutesi ashobora kugira ngo ndaciritse burya ndakomeye mani nta mugabo uciritse wambara costume ujye ubimenya nta mugabo uciriritse wambara karuvati iyi karuvati irahenze abantu muyireba mugende muzibaze iyi shati nambaye ngo nta muntu uciriritse uba muri kadasite ntabwo bibaho nta muntu uciriritse ugira umuryango abana banjye bariga bishyura mituweli nkishyura n'abandi baturage mituweli nahura na kirize nuko n'abandi bose bahura na se urumva ariko ntabwo bihesha uburenganzira Pastor Mutesi bwo kunterefona yaranerefonnye ejo bundi arankasanera n'ubwoba arambwira ngo ni umunyarwanda ngo ibiganiro nkora ngo bituma adahumeka ahubwo ibiganiro wikoraweho bikuraza amajoro kuki ukora ibiganiro bikuraza amajoro keskoske ndagira ngo iki kiganiro abantu bagikuremo nuza komedi bagikuremo yego bumve ko ibintu biri seriye bumve ibintu uko biri seriye ubu Mutesi yabonye ari wowe ari wowe yabonye ko TikTok yashizeho ariko ni njyewe ubonye ugomba gufatiraho swingi kugira ngo nabyo nze mbivuge wantumye reka nze nyashyiremo uzajya untuma nkutumikire njyewe wamuntuma njyewe we yantumye reka mutumikire njyewe yantumye reka mutumikire n'abaturage bajye babyumva hano mu Rwanda njyewe nkubwire bizaba ntabishaka ariko ndi umwe mu banyarwanda bafite ubuzima buzira umuze bubaha amategeko ndi umwe mu banyarwanda bubaha amategeko ndi umwe mu bagabo
narahamagarwa no mu isi n'igihe ribu yampamagaye nabaga ngiye gutanga ubuhamya mu gihe cyose umaze ntawe urakurega mu gihe cyose maze ntawe urandega sindanafungwa sindanagira n'andi manyanga ndi umunyarwanda ufite indangamuntu icyo bita kutagira inenge kutagira ubusembwa ndabyibutsa hino nta busembwa njye mfite ndi umwe mu bantu bitwararika nkunda igihugu cyanjye nanakitangira bibaye ngombwa ukanga icyaha n'igisano nkanga icyaha rero Pastor Mutesi kunyumvisha ko we ari umunyarwanda njye nimba ndi umukongomani ntago mbizi ako dukini okay ko yagutumiye watumitse kambanze ntumike Regezaho nize mikoro zose neza Pastor Justin ntabwo tuziranye cyane uretse mbanze nyomoza ngo ntago nziranye na Mutesi we ngo ntago nziranye na Mutesi ngo ntago tuziranye cyane we umuntu agiye kukubwira ibintu abagukumva ko hari ahantu utamuzirega cyokoze ntago tuziranye mama urakoze kantatangire neza Pastor Justin ntabwo tuziranye cyane tunongera nkubwira nitwa Pastor Mutesi oya ndakuzi ndi umunyarwandakazi wenda iby'ubushumba tubireke uri kubuzwa amahwemo n'ibiganiro uri kumukoraho icyubahiro cyawe kandi kigukwiriye mu burenganzira bwanjye bw'umunyarwanda ugomba kubaho neza nk'uko nzi ko ntakubangamiye ntaragukoraho ikiganiro nifuzaga ko ibyo biganiro babihagarika ndetse bimwe mu byo uri gukora uvuga ngo urahamagaritse nabyo ukabisiba kuko ntabwo nsengera mu itorero ryawe nta n'icyaha nagukoreye nta n'ubwo wigeze unyumva mvuga ko naje gusaba umugabo ku isimbi nk'uko nawe ubwawe uri kubyivugira mu kiganiro ntabwo nsabira umugabo kuri YouTube umugabo ubaye ahari naba namuhawe n'Imana ntabwo namusabiye ku isimbi ndumva ari ayo magambo nifuza kukubwira nk'umunyarwanda mugenzi wanjye turetse iby'ubushumba urakoze nawe urakoze kunyuma umutima mwiza uretse gatoya ntavuze ngo ntiyasabye umugabo he ku isimbi siko avuze siko avuze si amagambo Mutesi yivugiye ko atasabye umugabo ku isimbi ngaho nimumbwire iki cyongereza ngiye kuba hano noneho mumbwire noneho byagenze gute ariko weho wabwino bwanjye uburiwe umunsigaye mbiko bwino kuresha narabavumbuye mwese bakugenza bashaka wari ubwino bwawe nsaba umugabo ku isimbi aha ubu hanagize iki kuvuga ngo kubaho wenyine biraryoshye kuruta kubana biraryoshye we biramuryoheye ngewe Mutesi birambihiye pe ni ibintu bimbiye ngewe ntabwo biryoheye rero ngize amahirwe Uwiteka akampa uwo muntu uwo mutware nyakubahwa Imana nkabona uramumpaye ni ukujya nkubita amasari gutya nkajya nkubitira Imana amasari byihorera niba mbyumvise neza usa naho uri umuntu ushobora kongera gushaka undi mugabo Nyagasani duha umugabo dore Pastor Mutesi aragutakambiye ese Pastor ntibasabye umugabo ntago basabye umugabo ubundi njye ndibaza ari igihe mba nzi ko abantu bafite IQ iri hejuru ariko ibintu bakora bikanyereka ko IQ idahari yego ni gute ushobora kuvuga ngo niwasabye umugabo kuri kamera rero bishatse bavuga ngo uyu mugabo yari ahari kuva yaridekara yavuga ko umugabo atamusabye yari ahari nibwo twaje kubona save the date will you marry me ahangaha twaje kuyibona Mutesi amahirwe ugize ni ukwigoma hahiye kubera niyo mahirwe ugize hari imiriro yari kugucumbaho ariko n'ubundi simpamya ko imiriro itazakwakira kuko
kuko ibintu muba muzana hano icya mbere uzi icyo uvuze kuri social media uzi ko ifoto yawe izana views none ukambuza kukuvuga saba acuruze wenyine se reka nanjye iryo jana ndikuremo ry'aba views ijana gusa ibyo bice bitatu by'idolari waretse nkabyakira biragutwara iyo uvuga nimba keretse nimba waratsindiye isoko kwa Sabe kandi twe tuba twanariza ibyo mwavuze mujye mureka rero umuntu naza kuvuga ababwire nta bintu byo kunonera mumenye amafuti yanyu aho mwayakoreye ibintu wirirwamo kuri social media ntago ndabona ba Mamasha rero na ba Brigitte babyirirwamo n'aba Pastor Fan bakora inkuru nk'abantu bafite ibinyamakuru bagatanga ibitekerezo ariko ngahe ejo bundi waraje ushubije ba papa bitangaza ejo bundi buricaye ukoze ikiganiro ubusubije Pastor Korode ugira ngo akuvugeho uribi muhamagara nawe umunyabwenge aricecekera utwo n'utuntu twose ugenda ushotora kugira ngo tukuvugeho ejo bundi buricaye mugabanya intwererano na Bishop Gerard babatwereye mugiye kubana uwabatwereye ko ari ubukwe iyo muyamusubiza nimba nta bukwe buhari muhita muyacimirwa Gerard Senkani nawe Senkani rero nimba ubasha kugabana Senkani na Bishop Gerard Pastor Mutesi nubwo avuze ko ntakuzi ndakuzi ntago ngiye kuvuga envelope wambaye ayo wampaye murayazi nimba ugeze ku rugero ugabanamwo Bishop Gerard ijana emera ko ugiye gukora ubukwe ukennye uzusasa inzobe uvuge yuko nta mafaranga ufite abakunzi bawe n'abagukurikira bagutwereye ariko ngiye si uko nkuzi ku ruhande rumwe ati njye ntabwo nsabira umugabo ku isimbi wowe asabira umugabo ku isimbi ahubwo binarenze ahubwo we navuge ko yaba kujya kwibagisha n'utundi dukirize ubu abantu benshi bafite amakirize navuge ko kirize zamubanye ikibazo ariko bareke kujya gutora utuntu hariya badutore hariya bakinga abantu igikarito mu maso ubukwe wewe urabutangaje utangaje ko ufite sheri ngaho iyi save the date iraje ivugweho nabwo abantu bakwiteho none se ubwo n'icyo uri gushaka kutubwira gusa iyi save the date njyewe yego save the date tariki 30 z'ukwezi kwa gatatu 30 z'ukwezi kwa gatatu Este goma gutera ipasi kote ntago ubukwe buhari mujye mubwiza abantu kuri ntago ubukwe buhari iki ki save the date nacyo ni igipapirano ahubwo uyu muntu uyu nyiriri izina abaririze aha n'aba bantu kubera we abantu bitwa bene aya mazina mwese muhaguruke mugende muharanira uburenganzira bwanyu Pastor Mutesi se nta uzi Pastor Mutesi imese puridasiyene riri none uhamya ko atari ya Pastor Mutesi oya ntago ari iyi si nayigenzuye ngenzura amazina ya Pastor Mutesi nsanga ntago ariho hano yose yuzuye hano hariho Pastor Mutesi ku cyumweru bukwe bubaho cyane bukwe bw'abakwe ku cyumweru oya bariya no kuwa mbere babukora kubera tugabona none se Vestine akoze umurenge rya kigiye azababura umunsi ngire kigiye nibwo buzacyahabira yego ku ruhande rwawe kubona ko ariko yavuze ko umukunzi ahari nuvuga ngo Pastor Mutesi cyo koze ibi yabisohorera kuri gira neza hari uburemere nari kubiha ariko kubera ari umuhanga ni umuhanga mu kumenya mu gutera ibuye mu gihuru urumva nuvuga ngo ni umuhanga kumenya mu gutera ibuye mu gihuru ikibweje akaba ari ryo rifasha yavuze ngo ibi bintu reka mbanze mbinage hanze mvuye ku isimbi reka nze n'ibi mbinage hehe hanze Mutesi Pastor ubundi ze pasiteri riza kuri save the date gute ni sesirye wavuye dogiteri se ntirizeho dogiteri we dogiteri yo ntirizaho si digiri afite se
none se digiri afite none se digiri ya dogita digiri buriya na pasiteri ni digiri rero digiri igira pasiteri ubu pasiteri bugira certificate nyine buretse ubu pasiteri bugira certificate neza ni pasiteri yari umunyamakuru muri M23 yari umunyamakuru wo muri M23 ntago akiri pasiteri handitseho urumva Pastor Mutesi Aime nta pi iriho nta nyuguti ya pi iriho irihe njye narebye iki kintu mbona ni igicupuri n'uwo bita Murindwa Ferdinand Pastor Mutesi Aime Pridasene seriri ase byaba ari agatwiko se kagambiriye agafaranga byaba oya n'umuntu ashobora kubona nkuko prank ya mbere yabaye ahaho ntago nje mbyemera nta bukwe buhari impamvu ubukwe budahari ni yeshite iri zina se riruzuye uzabyemera abonye invitation abantu ni ngewe nje nimbona invitation erega twese twishimiye Pastor Mutesi ko ashaka akagira urugo umuryango warawufite ariko hari ibintu mugaye yego kuzana ibintu bye ku karubanda ntago bikwiriye yego cyane n'abagome bari hanze ngerega nkunda Pastor Mutesi niyo mpamvu ubona man biba byanambabaje Pastor Mutesi ndamwemera ntabwo mba muvuga nabi ni gute umuntu w'umumama ariko uba muri etaje ufite akazi nkuko ibyo byose mvuga yarabyivugiye atekera amakwe ibiganiro birahari yavuze ko atekera amakwe ashimira namwe mu baribu bamuha akazi n'abasirikare none ni gute uyu muntu ashobora kuza akicara abantu bakumva ko tuzabiceceka njye sinzabiceceka kandi nta nubwo nanjye nica ari impuhwe namugiriye nica ndi kuvuga kugira ngo ncuruze nawe aba yabikoze Saba akashyiramo kugira ngo aze gucuruza jya kuri titire aracuruza Saba yanditse jya kuri titire Simbi yanditse nta mego ufite umbwire jya kuri titire Muvunyi nayisome titire yanditswe ku Isimbi uvuga ngo iki akaba yabikoze se kugira ngo handitse ngo iki handitse ngo nshaka undi mugabo kwibana ndabirambiwe okay iyo ni titire yayo ku Isimbi TV none se ubwo Pastor Mutesi we iyo nterefona siri pupure iyo nterefona weho ukambwira ngo nta mugabo wasabiye ku Isimbi wajya aho bakorera ibiganiro ukareba ibyo baba bakwanditseho nshaka iki undi mugabo kwibana ndabirambiwe sawa none se ni iki ku Isimbi urumva utarahasabiye umugabo sabira umugabo kuri YouTube ugeze ku rwego pasiteri ufite intama noneho Pastor Mutesi ni umushumba uri international ni ubu koko ugeze ku rwego ujya ku kinyamakuru ukasabira y'umugabo kesi koske kibazo kiri bagabo ubonye iyo titire yanditse ku njye nayo iriya screenshot batazanayihindura ariko ibintu bamuzana ni ibiki kubera logiste kuri nyakari agacano k'8,000 urumva nyine ko atakuvuga ukazakomera nawe umenye ko watangire kuri Sabima ni ukuvuga ngo ibi bintu iyo turimo tubivuga igice kimwe tuba dukeneye views birumvikana yego ariko ikindi gice tuba tugira ngo abandi bantu basobanuke banamenye icyo bagomba gukora naho bagomba kugikorera ugiye kubwira nde ni bande bagiye kunkurikira ariko usanga abantu ntago bashaka kumva none se nimba abantu badashaka kumva uragira ngo tubigenze dute nuba ngo rero nimba ku Isimbi nimba basomye ngo bakeneye iki indi mugabo
none se kuki nge Justin ariko ubundi reka mbanze nibariza abantu mudukurikiye njyewe Justin nimba Sabe si umunyamakuru w'umwuga nge ndi n'umuntu uzi uvuga ku isesengurira mu YouTube nge ndi mu YouTube Sabe si umunyamakuru w'umwuga icyo gititire we yagikubiseho nta gakiza kandi ibyo yavuze muteze ari byo yavuze ndetse ntiyabivuze none se nimba Sabe yanditseho kuki ngewe mvuga ngo yasabiye umugabo kuri YouTube ahubwo ikibazo nese numvishe ibyo yambwiye ngo ngiye ngo muraje adasinziriye ahubwo ndagutenge kankutege karindwi ndi mu bumana ngutenga n'undi munsi utenze nde Pastor Mutesi nta mupasiteri kazi wakagombye kujya kuri social media gusabirayo umugabo ndagutenze rimwe mu izina rya Yesu ndagutenze kabiri mu izina rya Yesu ndagutenze gatatu mu izina rya Yesu ndagutenze kane mu izina rya Yesu Pastor Mutesi ndagutenze gatanu mu izina rya Yesu mutenze gatandatu mu izina rya Yesu mutenze karindwi mu izina rya Yesu Kristo wabambwe butazagaruka nta soni ibyo bintu tubifate tubyorore ariko yaguye ati urantenga sindi umukristo wawe yehe noneho urebe pfa kuba mbikoze ndi mu mana kandi mu mavuta iyo ndi mu mavuta mba mbizi ibyo bintu mwihaye nababwiye ngo n'undi wibesha akandika komenti mwo hano murabona imana ya Justin ahibera imana noneho uri mu ifuhe rikomeye cyane ibintu twarabifashe byose turabyorora uzusabira umugabo kuri YouTube kandi ngo ahari iki save the date rero niyo mpamvu nyita igihuhanye hari benshi batavuga ko haceho iminsi ngaho iyo save the date ikaza ni umunsi umwe cyangwa ibiri none se ubwo uwo mugabo avuye Feredi n'abamutoragwe mu kihe kimoteri ni cyo kimoteri bamukuyemo ni iki gasanze ni icyanduba ni icyahe ni gute wewe mutumva ko ibi bintu biba byihishemo ibindi bintu tutamenye hari benshi batavuga ati ni business none se nyine ninde ubutabireba erega narabibabwiye ngo mwaba mama mwe igihe kirageze narababwiye ngo uyu mwaka ni igihe cyo kugira ngo tuvugishe ukuri ni igihe cyo kugira ngo tuvugishe ukuri ni igihe cyo kugira ngo abantu duhamye ni igihe cyo kugira ngo abantu dukorere imana utabishaka byihorere njye ntabwo ndi hano noneho gushaka n'imigati maze amezi 2 ntahembwa mwari mwumva se naburaye bite byanyu ariko undi kuki mutanapiti ariko sha Yesu hari utundi turi baba yaragiye ati njye wanje noroye inkoko ziratera rero abantu batari babizi amajya 3 avamo ikiro cy'ubugari andi irindi gi tukaritogosa mu bunyobwa tukarya ubugari tukabaho ubuzima bugakomeza uya abantu nibarekera aho ngaho nge ntago mvoma amazi ngura leta y'ubumwe yatufukuriye amasoko meza ntago amazi nge mvoma nyagu ibipompo birahari ntago nge ni munsi y'igipangu cyane ndagenda abana bakavoma amashuri ni bingahe nishyura kandi baba bambera abana banjye amen uri kubyumva mituweli zirahari ku ishuri bararya saa sita uvuga ngo nshobora gushinga shinya nkanihangana ikigeragezo saa sita nkabwirirwa ariko abana ku ishuri baba bari nijoro tukaza gusangira ariko bite byanyu ibyo byo kuza mukanga nanjye ndi umunyarwanda turi mu gihugu cyiza ariko ntabwo nzi ariko kanongere nkwibwire tekereza Mutesi ngo ntanze imana naragiwe tugasangira kanongera kwibwire nye yitwa Pastor Mutesi nta kibazo ku ruhande reka twikomereje ibi bibaye ibi byose save date ije inyuma iyi ntibayiteho kambwira abantu iyi ntibayiteho save the date iyo ntibayiteho niko bavuga icyongereza iyi ntibayiteho kuko eme puridasiyene ntiririho puridasiyene ntiririho hariho eme cyetse rimba bitari gukwirwa kuri mobile money izina rye ririho hariho nyine me puridasiyene kariho umfasha mba ndizerega mba nagiye bose iki nimba ubwo iyi save the date ariyo bamenye ko uwayibakoreye yamushyizemo imbeho bakora indi nzima ariko no ku bwa Gerard yaraje wese save the date yaraje
ku bwa Gerard nayibonye kwa Rayira nanjye narayibonye ariko hano hari indi save the date nyibonye kuhe muntu wo mu diaspora nayo ya Pastor Mutesi hari komana Nyagasani katwumva undi mugabo bamuhaye ko yitwa save the date ni zingahe ninde nyibonyeho mana yanjye ninde muntu umbwiye ngo ubu bukwe buriho no mu diaspora noneho abagabo bahuriye ahantu ari ba dore uyu muntu yanyandikiye ngo iki kera hari igihe anyandikiye ngo iki uyu muntu amahoro ibya Pastor Mutesi ntubyibazeho cyane kuko ni ukuri afite ubukwe mbizi neza zana ndebe stati y'uwo muntu niho nabonye save the date y'igikonyose ubukwe afite kandi ntago ari uriye ntabwo ari buriho Fredine buretse urebe amaye yeba babwira ibintu kambanze ndebe izina ry'uyu muntu abagabo bagiye gufata irembo ari batanu kabaye nababwira none ze ko yabusabiye ku isimbi kandi buri wese buriya yateye inoza karame yiwe kabaye wa mugani wa buskete wa kabaye kabaye rwose reba iyi save the date ariko nayo niyo ni yayindi sibyo iri kwa Rayira iri kwa Rayira wayibonye nayibonye niho bayiriye screenshot naho bayiriye screenshot okay bayirashobora kuba bafite amakuru Rayira bafite ikuru ariko ni nawe wasohoye ya Gerard ni nawe wasohoye ya Gerard nose bwo twarabubonye nose ubu ngubwo kuri 30 nabwo tubutegereze se ni iminsi ngahe ibura none ubwo ngo tubutegereze kwarangiye ni amezi abiri buri minsi 30 rero nibuba tuzashima nibutaba nta kitanga hari hashize igihe gitoya Rusagara avuye n'ubundi mu Rusagaraje Pastor Mutesi avuye mu bihe bitamworoheye cyane byo kubura umukunzi we Rusagara ahise yinjira mu wundi mubano wo gukundana n'undi mugabo hari benshi bari buze kuvuga ati igihe cyari gito cyane uruhande rwawe uri buvuge ngo igihe cyari gitoya uri buvuge ngo igihe cyari gitoya Mutesi nuzi umusonga umurya ni nawe uzi icyo akeneye njye ntabwo mbara ko cyari gitoya kuko Rusagara barafiyasanyije ntaho bahuriye nimba baranahahuriye ntabwo twabimenye ibyo ngibyo dushinzwe no kubimenya igihe cyo gushaka ni icye ni nacyo cya nyacyo ahubwo bajye bareka kuvuga ibintu bitarabaho bajye bareka kwitaranga kuri social media ibintu byo bijye biba ibanga rikomeye ubu ni mpamvu Pastor Mutesi abishyira kuri social media ibintu bitaraba bagamije iki none se ntabwo ibya Gerard byavuye hakavamo 100 basi nkusubije bya Gerard byarahaje havamo 100 nta mafaranga none se hari ikindi Ese dusoza ubutumwa Pastor Mutesi nyuma yo kuguha iyo voice nabonye uramubwiye ngo urakoze nta kindi kintu wari urengejeho niba ari ubwoba bwari bwakwishe oya erega uwo ndi we ndamuzi nge se ubona nicanga uwo ndi we ntamuzi nge ntago ndi icyo ndi uwo ndi wahubwo ndi uwo ndi we rero ntago nge ndi no mu bantu batajya bagira ubwoba buriya kuko ibintu byanjye mbikora neza kandi ku murongo ndi uwo ndi we ngewe ntago ndi icyo ahubwo ndi uwo ndi we ntago Pastor Mutesi namutinya ahubwo namwubaha mbizi neza ko hari aho nagera nkamukenera ariko nawe hari aho yagera akankenera ubwo none hatabibona ariko hari aho yagera akankenera rero ni ukuvuga ngo ibintu byo bajye babigira ibanga nibiza hanze tukabivuga bajye bashimishwa nuko twabivuze ntibakababazwe nuko twagize gute twabivuze kucyo baba bashaka nuko bivugwa wavuga positive wavuga negative ajya byakira kuko niwe uba watumye nyine biza hehe hanze umuntu naza akavuga uti nge ntiwanu ejo ashobora gutera undi kamera ti Mutesi wanjye barakujyana hehe nabyakire kuko aba yabivuze yego Reka ubutumwa Pastor Mutesi n'ubu ntago mwanga nta nubwo nkwiriye kumubuza gusinza benshi banabona gukora bino biganiro ariko nabo ubwo yarabyatiye ati mbabarire kumbuza amahoro oya niwe wayibujije nicyo nshaka kumubwira n'abakunzi ba Pastor Mutesi ntago bakagombye kundeba ngo bandakarire ahubwo barakarire umukunzi wabo utigirira ibanga ikindi kandi banamenye ko bwanamugira inama Pastor Mutesi ni umumama ufite inama ariko hashize imyaka nicyo tumuziho ameze nka ya kipe y'Amavubi
bahoraga bavuga ngo ni abana bageze aho bamwe baritayaringa bava basezera ku mipira bahora bavuga ngo bazakura urumva tuvuga ngo nawe ameze turacyamufite mu ishusho ivuga ngo agira amagambo meza ariko ayo magambo se ni irihe jambo ryiza Pastor Mutesi aheruka kuza hano kuri social media akarivuga rikatunyura imitima asigaye avuga iki ni za Rwasira nawe yabaye umunyamatiku ni inyuro ni ibintu nk'ibyo ariko mbere yavugaga amagambo meza ibintu byengetse n'imitima nubwo mu bamwe bajyaga bamwandikira ari inshuti zanjye amagambo yavugaga ariko yarayavugaga n'aba Vestina barabandikira bakarimba tugahembuka yego ntabwo icyo ari cyo kibazo Pastor Mutesi wundi yari umumama utisobanura yego yari umumama utazi kuza ngo asubize undi muntu kuri YouTube ariko iri yero riba kuri YouTube cyangwa idolari nta muntu urizaho ngo akizwe niyo mpamvu uzabona korode ari yagiye mu masasu arimo ashaka kureba ko yagira views miliyoni nicyo ari kurwana nacyo ariko byanze rero abantu ntibamuvebe ntibanamuseke aba yafashe sanse akagenda turi kurwana n'ubu ubuzima burahenze buri kuduhemuza rero abantu abo Pastor Mutesi sinkubeshye ngo sinzakuvugaho ahubwo nimba ushaka ko ntakuvugaho rinda ibyawe ntabwo wamusanze rinda ibyawe ntabwo ngewe navumbukanye ngo Mutesi akeneye undi mugabo oya twari twaranakuretse ariko murabizi ko iyo tutabavugaho muhomba muri abahanga rero mu gutegura igituma tubavugaho urege tubavuge mucuruze natwe ducuruze se tunakazi n'abayobozi bacu nibabibona ntawe impanganye nawe n'ukuri singanya amafaranga na Pastor Mutesi ni n'umuntu ntanatereta ari hejuru yanjye mbona naba nubahutse ariko amakuru ahari nuko ngo uwo muntu n'ubundi amakuru ahari nuko uwo muntu aramutse ahari ndimo mbatohoreza neza ngo mwese mwazigaragura hasi ngo hano noneho imihanda izacumba ngo imihanda izacumba hano ngo kwa Dorcas haracumbye nuvuga ngo harimo umwe muto undi munini cyane nuvuga ngo hano imihanda igiye gushya harimo umwe muto undi mukuru nimba ari muto si muto nimba ari umugabo muto nibyo ntazi ariko imihanda batangiye gucumbeka nyine nimwe mu biteye bigenda bitugeraho biravigwa mabizi Kigali adakurahiye yego reka tugushimire murakoze cyane Imana ivuge umugisha yego